ubu rero mwene mama ngo hamagaye mfite ikintu ushaka kubwira ubu yaba ari kera ariko umutwe wa washyushye nasakuje nasenze niyirije byakomeye gukura ni byiza gusa no gukura cyane ukwakira ibintu oya ndahamya ko ari ugukura wase noneho kandaje mu biki ko twishyuye umutekano abantu hano nabo basigaye bihuruse ubu wabona ari amakuru kije gushaka twigira naho nta muntu ngari kirazenguruka kitubura ubu rero muri gasharo watangiye kunyota ase abantu basanga rwazengurutse rwabarenze muri gasharo abagore batangiye kumva bameze batya bari kumvuka ngo umugabo yarantaye inkuru yabaye inkuru umazwe no babimenye ndakubwiye ngo gasharo yatangiye kugira ite kwirwa iririmba nge barabimenye ko Gahima adahari cyakora kabigasekwa nka keza nizere ko utawutaye umutwe utaguhangayikishije ubusana barataye umutwe nk'abandi guseka nyambo nabitekereje nsanga nari imitungo mwayibe muri ibimenyetso uyime umva ibintu ababyeyi bavunikiye n'ubundi ngomba kubisigasira nkabirinda kare kose se kuki utari waratekereje gutya mbere kugeza naho nkuramo umutima neza kandi bagafone kanyine banguka gira ubanguka ariko oya garuka okay yitabe nurangiza ugaruka ntabwo se umuvugisha usanze yikubye umuretse ntacyo umuretse tubanze tuganire nuko nyine warakoze kunyirukansa zero kwirukanyisha washakaga oya ntacyo urugero nshakaga mbere ubu se nk'ubuyo nkubitwa n'umutima ukabona nikubise hasi kira wari kubigenza umutima wi agahinda wari kugashyira he kubera ko mubwiye ngo imitungo se ngo akoze gufata imitungo ukayiha umuntu ngo nuko musa ye nazi ko warozwe rafiki yangu ariko nabyo nabitekereje ndavuga da gusa nyine sinzaburamo navuze ni awujyanye muhereze kabwo nzamubaze n'icyo ashoboye mutera inkunga ahubwo ibyo ngibyo ariko se ubundi nkubaze mwana wanjye mu by'ukuri niba atari ibanga uwo niyori wari wagiriye impuhwe bigeza nawe wumva watekereza kumuha kimwe cya kabiri cy'imitungo yawe ubundi mu by'ukuri umva rero kuntu izo mpuhwe zari zivuye kuki mu buryo bugeze je nagiye mu cyaro cyo kwa niyori naramuvugishije yarakwitabye ati iki Seze ko nongeye kuyicishamo ndi kwiyikinira mvuga ntaho umuntu w'umugabo yivumbura nk'uruhinja reka mubwire ko akazi nakaretse twumva ariko ntabyo nashaka kumubwira nuko nari ndi kubitekereza mbandagiye hamagaye kiba kiritabye nta n'isoni kigira hakuzi ko ari igihe umuntu akura ubwenge bwe bukagenda busubira inyuma Gahima yaramfashe tamase Gahima koko imyaka twabayeho dusaba Imana akazi nge nawe ubwo ko igihe kirageze ngo nkabone wimuke winube wivovote mpaka uhungurwa rwawe ngumva ngo ndakumenyesha ko ndi bize ngo ntukajye wirirwa umamagara ngo mfite ibyo ndimo ngo ndi kwitekerezaho ntireka da ngo umenye kandi ngo nitegure ko nzaza nzanye gatanya namukomeye amashyi ni cyane uzazuyizanye rwose sizakurushya nzayisinyaho uranyumvira Gahima ibyo arimo yagiye gushaka impapuro za gatanya gushaka impapuro z'agatanya saraho zitari ngo ari kwitekerezaho niba ari ndiro kumufasha gutekereza rero simbizi ngo zaza ryanjye ko bari uhangayitse se shaje nyine nubwo tuba nihagaze nkomeye ariko ntabwo nifuza gusenya pe ntabwo nasenya Gahima muzi cyane kukurusha wihangayika Gahima atekereza nyine nk'aba bagabo ba kera ni ukugorana ni ukwiyenza nyambo nuko nyine wenda yagize ibyago ashakana nanjye uko iterambere rije ngenda amenye ibyo ari byo ndeba n'igikenewe mu rugo ariko ibi byose ari kwigira azabona ko nyine ari gukora ubusa
cyane ko n'ibyo ndimo n'aka kazi ambuza ari iterambere ry'urugo rwanjye nawe ni ukuvuga ngo uzabure ukuntu azigaye abizi kazi kari katujyanye ndabizi abantu bose mu gaturage bo muri ako gaturage kabo ntabwo bishimira abantu nyine ngo babakire baba banga bakire si abantu umva politiki barimo ndabizi ko rega naho bajya bitubwira ngo bakire si abantu man hamwe nasabaga n'amazi mu nayana niyo araza we aramvugisha paka n'abantu bose bamucika bavuga ati umuntu umugambanira abagambaniye ubwo nawe yakize yagiye ngo abonye abakire bagenzi yakize nubwo ageze mu bakire abantu bose bamukura amaboko ndaramubwira ni mwana bro bireke ibintu ngewe ntabwo tuzanye ngo nyiza avuga ati muva ngewe nakwikundiye amaraso yanjye nawe yahuje bashake banyange nari numva n'umuntu umutima ukomeye umuntu umurwanyira abona ko n'abagenzi be bashobora kumuvaho urukumva n'inshuti ziwe ziragenze mucikaho bikabazana itiku numva nyine sinzi wenda ushobora kuba ari nk'umukire ugeze kujya kugura boro habo noneho ngo barahamwima noneho ngo akoresha imbaraga urukumva akoresheje imbaraga nyine arashyira kubera inote noneho abantu barababara cyane bumva nyine ikintu cyitwa umukire kubera nyine umukire atari ngo bakire si umuntu nyine umukire kuko ngataza ngakoresha umuntu ahubwo akoresha nyine amafaranga wumva banza bakire so niyo rangomera rero icyo gihe baramwanga muri keretse byatari umwanda uvuga ati rero akanjyana kanjinjira ahantu nyine aho nabasha kujya wakabanza akagenda akandiringira bakagira ngo niyo bagiye kubigurisha kandi ari ngewe urukumva so ndamubwira ati bro urukundo ngeretse nzarukwitura mengere rero nayimse mufata nk'umuvandimwe wanjye numvaga nta kindi kintu nawe umuntu umuntu ariko wicara akemera abantu bose bakamucika kandi bakubonye noneho iki cyane cyo ngicyo nagiye no kumuha amafaranga avuga ngo nta mafaranga nshaka none nta mafaranga ushaka si ibyo byose wabikoreye iki ngo bro ngo umuvandimwe icyo kiruta urukundo ivana cyo cyambere ubwo nacyo namubiranye okay ariko nabibazo nyine umuntu gukora ibintu byose abavana bo bakamuvaho n'inshuti y'ababyeyi bakamuvaho kubera wowe atari n'amafaranga yabikoreraga nta nubwo mpamya ko azazazanye n'izo gatanya ubwo azigarura n'amaguru aje gusaba imbabazi ahubwo nzamukaraga nzamuzunguza shaje rero ntiwite ku bantu bagasharu sisubazi baravuga bahora bavuga ntubiteho n'ubundi nta kazi baba bafite umwanya baba bafite no kuvuga wowe rero ujye wigira mu kazi kawe uze witahire wiryamire gahima nagaruka ubwo nyine muzabikemura nk'umuryango shanyambo humura nese ntago reka nkubwize ukuri ntago nababara nta nubwo nabaveba nabo ntago nababuza kuvuga kuko birashoboka kari bo batangiye gukwirakwiza ayo makuru kugira ngo arebe ko naseba cyangwa se namwara ariko nkurahiye ukuri kw'Imana ikintu cyari kumbubaza nuko bari kuba bari kuvuga ko ndi ingumba urabizi ubu rero nkwijeje ko nkomeye ngiye gukomeza ngasenga Imana yanjye kandi ngakora akazi neza ikindi nzakubahisha nzaba umugore w'icyitegererezo muri kariya kazi kugira ngo nibyo atekereza ko nakora ntibizigere binahavugwa bajye banshimagiza bavuge ko ndi intwari mu gihe we ari kumfubya ari we ntabwo byoroshye ariko umaze nyine wihangane ese wihangayika ari wowe ndakomeye aho kugira ngo ifaranga aho riri akora setsa ndababazwa n'ikiza tangira no kubyibuha ntabyibuha ubu ngo ntago nakena agasitoro sinagurira amata sinagura ji singera kubwira umwana n'ibinyama zashazemo umuteke n'agafariko nanjye namenye turasimburana hano namenye amakuru ya zabo ndikumva ntakize tama riri kubyuka ngasanga agatama kiyongereye ngasanga ikibuno kiyongereye ngasanga akaboko nkasanga ari kugenda mana yanjye amafaranga aryoshye icyo rero nicyo nsaranayakora icyo nicyo nsigaye nsabira ingo zubu ababyeyi bose bafite abana Imana ibaha amafaranga yo kwirerera abana bikirire cyo miruho y'abagabo noneho mbonye ari gutya ameze aravuga ati rero uyu muntu nta y'umujinya nta n'amafaranga kandi yabishaka no kunca serivisi akavuga ati aka n'amenda kandi no kuyamuha noneho ikintu cyo ngicyo napereje amakuru nsanga yarari no mu bibazo naho amadeni amumiriye nabi ndamubaza nasubiraga ndamubwira ati namenye nyine ko yafite ikibazo cy'amadeni ko tugira amadeni nabwo numvugisha ubizi ko mfite amafaranga ubizi ko nakagufasha bro amadeni yanjye ni amadeni yanjye si amadeni yawe urukumva ngimba kuyarwanaho nk'umuntu w'umugabo mukundira nyine ko ari umuntu w'umugabo nyine ndamenya rero ko gutyo uri umuntu w'umugabo bigaragara ko nyine ubonye ikintu gifatika wakora ibintu birenze tu rero ko mwaba imitungo mwayihereza umuntu ngewe nzi neza ukumva mama ni nko kwisevinga avuga ni in case urabona isi nizunguruka ibintu birahinduka
bavuga ati in case naba byibuze mpfuye igihe kitageze Imana ibindinde ari umuntu byibuze mbizi ko nigeze kuzamura umwana wanjye ntiyaba nawe n'umugore wanjye ntiyabaho nabi n'abuzukuru ntibabaho nabi uko yaba azi ko ibyo afite ari iby'iki kaze ntacyo runete mubwira ukumva yaba azi ko ibyo afite ari iby'iki ari ibya wa muntu so navuga ati rero umuntu nk'uyu nguyu umfasha agaca mu bibazo nk'amafaranga akabyanga ntansitrise mu kubera amafaranga kumuhereza ibintu n'ubundi ni nkaho mba nihereje ni wa muntu isaha n'isaha n'undi nanjye namubwiye ati bro noneho ma bya bintu cyangwa se ugeze kuki akabinyereka icyo agezeho najya akabinsubiza. Mwana wanjye rero niba ari uko bimeze uwo mwana rwose ni uwo gufashwa pe reka tumufashe mu bundi buryo nyana Yesu tiravuga reka tumuremere wenda bizanyura bizamuka nibura uko biri kandi wakoze gushyira ubwenge ku gihe. Reka nkubwize ukuri. Eje. Uzi guteka bingana gutya? Bro, I'm a best chief in the world. Aya. Iby'abataliyano, igikoni cy'abashinwa, cy'abafaransa, n'abahinde, ibikoni bine byiza byose nzi bibera. Ngaho mbwira ibintu byari biri muri birebire. Ibirungo birimo ni ibi. Magi na onja. Biriya ni iki? Ni biryani, ni iby'abahinde ni iby'abashinwa. Oya, none utekeye muri Mexique. Nabyuzi. Oya rego njye natetse. Ikintu ndi kubona ibi biryo ntabwo ari babitetse. Njye natetse. Ntabwo ushoboka. Dufare ni iki? Buriya umugabo ko tujya duteka. Iyo twize gutekanye tubikora neza cyane. Eji. Akaboko karimo hariya. Nak'umukobwa. Nak'umukobwa. Oya. Buriya abagabo ni bambere bazi guteka. Eji. Wagira ukakubeshya. Kiga mubwiza ukuri. Iyo uzi guteka kuriya. Ntabwo ari kujya kurya muri restaurant. Cyangwa ngo urye utunudozi twabikanye. Ni umwanya ni ubura. Kuko bya bintu bisaba umwanya kubiteka. Nanywa amasaha 3. Ugahita ushyushya utunudozi n'ibiki. Nanywa amasaha 3. Sibyo? Nene bati mfite umuntu yagiye mu kazi atariye kandi n'undi yari bugaruke atangiza mwihisha tekana. Eje. Icyo ntigishoboka. Ahubwo mbwira ninde wabitetse? Sha reka nkubwire. Buri Imana dusenga irakomeye ntabwo ari bayaje. Ntabwo rwose ntabwo wayiringiye ajya yikorera amaboko. Wagira ngo wabimenye icyo ngiye kukubwira. Ndabona umeze neza none atari nka cyagiye. Oya ntabwo erega umuntu ahora arira. Nta nuhora aseka buryo. Kandi ibi byambayeho bibaho n'igihe cya kera na Bibiliya irabivuga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari igihe cyo kweza n'igihe cyo kurumbya. Hari igihe cyo kugira gutekurira n'igihe cyo guseka. Mbese nuko ngo ibihe bigenda ibindi bihe. Umwana wanjye yisubiyeho nuzirirwa ujya mu cyaro. Manu urakoze. Nukuri pe. Ubu mfite amashimwe rwose yaranganirije arambwira ati mama rwose imitungo noneho muzayimbe. Antekerereza amakuru yose y'uwo mwana wo mu cyaro yifuje guha iyo mitungo ambwira ukuntu nyine yari umwana mwiza ambwira ibintu byose yamufashije ambwira ukuntu ajya mwitaho iyo yagiye mu cyaro sha ndavuga nti uwo mwana nuwo gufashwa pe ndumva nubwo wari watekereje kumuha icyo kimwe cya kabiri cy'imitungo yawe ariko nibura nuwo gufashwa nubwo atakibibonye niwo gufashwa pe ni umuntu w'umugabo mukuri nubwo wenda ahura n'utubazo tumwe na tumwe ariko ni umuntu w'umugabo kera wanjye ndamukunda ni umuntu wemera icyaha ni umuntu wemera amakosa ni umuntu wemera ibintu biri aho ngaho mbese ni umunyabwenge hanyuma rero rwose tuza uhumeke nanjye ubu ngubu mfite amahoro nta kibazo mfite gusa niba hari imitima ikomera muri iyi si uwanjye urakomera mu buzima nabonye ikintu kimbabaza ngira ngo kiranyica ariko n'ubu ndacyahumeka Uwiteka ahabwe icyubahiro Yo. Akuvari wagiye uzuvuga. Ntabwo mvuze nyine. Sibaho ngaho. Uziko nkanze. Uje ukora. Ubundi ugiye hehe kuje hano? Fasha ndegende. Ugiye hese kandi? Singenderwa nziritse aha ngaha kandi. Ahubwo daragira
gasekure vuba vuba nyine njyewe nka sekure vare nutaza ngo uyisekure sindi buyisekure Claude ntabwo ndimbe Imana ntawe nsekura gusa njyewe nakamara kayisoroma ningira no mugisha nkayigwiza nubwo mbona hano irimo ariko nkoza ubundi wahiranga ugenda uvuga ibeshye sumvunira imyumbati none se baravuna cyangwa barasoroma Neza uri kugenda ukora uto weje ugenda uvunira nka vare cimburu ntabwo uzi gusoroma isombe icyo uzi ni ukuyinundwa gusa ndakwiyamye reka bakugira amagambo akakaye hanyuma se ugiye ahantu ngiye ese vare kankubaze kandi umbwiza ukuri wigeze utumira papa Nyirarukundo utari wanansubiza ikize ndakwiyamye ndakwihanangirije sinzumve ngo watekereje no kumutumira ibyo bintu bishyira muri uwo mutwe wawe ndakwiyamye reka nkwibarize boro ngenda teganya bateke Gusa ntangira kurwara nimba ari wowe bize bibi nari mbizi ko utashobora guteka ingana kuriya bari ko nanjye buriya namurusha abiteze nari ntangiye nkwayipinga nawe uri guhita ufatiraho urazamuka ngo buriya ndanarenze wenda nko guteka nyine za noodles nyambona uteka wowe buriya ngiye nacumbye akawunga bro ntuzahamyeho ntabwo twasangira akawunga ntabwo nagahunga ntabwo sinzagusaba ukuntu usanga ukunda umuceri nzashaka ibindi bintu njye ariko man nyine sinenda bitetse nifuje kurya ibindi biryo yatetse nka biriya isimbi naje ateka eje bishoboka ko isimbi buri inshuti cyane kugeza ku rwego aza no kugutekera mu rugo isimbi ni inshuti yanjye ariko ntawe birinze bikaze usibye ko ari n'ubwa mbere atetse n'ubwa mbere aje agateka yajyaga aza hano n'ibisanzwe kuba yaza hano ariko n'ubwa mbere aje agateka none n'amasuku nayo ko ni iki cyahindutse se nyine ku buryo yaza agateka ko yanzindukiye ukiva sinzi impamvu mutahuye ngo ivu yari igitabo karabaye ukunda ibintu by'imikino nicyo mpfa nawe ni ukuri kw'Imana isimba abaza ko nariye ngo bimufashe iki yaje aranateka none abishaka mu isorori none yagiye ngo ateka byinshi uko ngonya byinshi ngo naza gucura ibya byose yashize mu isorori bingana kuriya isimbi ashishikajwe no kuba ngewe njye niyo byantunguye kuko ntigeze nanga ngo ateye ikintu musi n'umwe ahubwo ko nzi mudacana uwaka nanjye ntabimenyereye harimo ikihe kintu buriya rero ntuzi ukuntu buriya nari impangayitse ari ngo uzi kujya gushaka umuntu mu cyaro utazi ugenda ubaririza uzi ko abantu bashobora no kugufata bavuga ko uri umutekamutwe cyangwa uri n'umujura ariko ku bwawe nari kujyayo naguciye mu ijambo muhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe numvaga nta wundi muntu naganyira atari wowe njye nari nafashe umwanzuro wo kujyayo ariko Imana ishimwe rwose habwe icyubahiro isengesho twavugiye hano rwose uri uhabwe icyubahiro byagize umumaro ni ukuri none se mbwira ibyawe n'umugore wawe bimeze bite shimye ko ibyanjye byatunganye wowe nta kibazo murongera kugirana ibintu byose ni amahoro buriya ibyo by'abagore n'abagabo urabizi mushobora gukozanyaho uyu munsi ejo mukiyunga cyane ko iyo muganiriye burya ibiganiro bituma ibintu byose bikemuka ubu se muri mudu ubu rwose nta kibazo twaraganiriye anyereka ibimubangamiye nanjye mwereka impamvu ubu nsigaye naremeye iyo ushaka kubaka uca bugufi nsigaye nkahakare nubwo ubizi ko wenda idini yasengeramo ritemera agacupa ariko tuma umukozi akagenda akakazana mu rugo agasomera mu rugo nyine ndimo kureba televiziyo handi nabaga ndimo gusakuza Bruno aratsinze igitego nsigaye nicara mu rugo nkabireba gutya ibyo biharira abakiri bato nuko ubwo nyine iyo bibaye ngombwa mpamagara bamwe mu bo twabaga twicaranye akaza niba ari uwo mupira tukawurebera mu rugo ariko kugira ngo amahoro ahinde Imana ishimwe ubukwe bugiye kuba ni ubwawe cyangwa ni ubwanjye kuba ari ubwawe se bivuze iki mu bantu bose utumira tugendane ninjye ukwiye kumenya ngo abantu bazanzira mu bukwe naba ngaba nzatumira aba bizagenda gutya na gutya wowe nawe ukwiye kunegeka abantu nkwiye gutumira
uri kunyumva Vare nizere ko Ntukuru uzamutsira. Ntibyanya byurakomeje ntakomeza umenya ko yari uwo mu muryango wacu ibyo birakureba Vare ndakwiyamye sinzumve ngo watumiye kiriya kigabo imibanire yanjye nawe urayizi rero nta cyahindutse niba ari no kumutumira ubwo ninjye wari kuzabona namutumiye mu gihe nta kumenya nabikubwenda nabigusubiriramo imibanire yawe ndayizi ariko umenye ngo sinjye yarongoye ngo dufitanye ikibazo we yarongoye we mu bwawe ntuzamutumire ariko mu bwanjye azaza kuko naje no kubikora ariko Vare urakomeje none nakomeza ariko kuki buri gihe uhora wumva nge nawe tugomba gushwana duhora mu bibazo duhora mu bibazo kandi ari wowe ubizi wowe ugira bamunyangire kandi iyo byamunyangire ntago bikora none akantu utarunazi naje no kuntwera kandi yantwereye agashyitsi ngo yarantwereye rwose sha nukuri abandi pe uriya mugabo ni imfura Vare waramutumiye nukuri mba nk'uruganda nababwiye ati mfite ubukwe arambwiye ati rero intwererano za Amerika mbe nzohereje ngo nakubite naye sumvaze ngo yarigushije ariko ati rero buriye ni ingaruka hanye nazo azana agakado ariko byibura bufasha naye ariko mana kuki koko muri ubu buzima navukanye n'ikigabo n'ikicucu nkawe haka igicucu cyawe igicucu kari wowe none se wajyaga kumutumira ibuzima banzu kanangisha inama mugisha inama mu biki mugisha inama mu cyukwe n'ubwawe umuntu arantwereye agakitse nindanza ngo ubuse iyo namubwira ubukwe kari abantu urambabaje bimenye ngo urambabaje nta nisonerega cyangwa ibyo bituma unshingaho utasoroma isombe ngo tujye kurya ibiki n'iki karya umuswa tujyana nawe urakaba umuswa nta nisoni hasoni wowe utinyuke utumire kiriya kigabo uzi n'imibanire yanjye nawe ese ubu reka nkubaze ubu ko azabuzamo ariko atabuzamo ngambabarira unyumvire ikindi kandi yabuzamo atabuzamo ikinyenzi nuko yantwereye ariko n'ubundi nyaramutumiye no kuza azaza kandi ngomba kumwakira neza nk'umuntu wantwereye agashyitse Vare uzi n'ibindi ubwo rero niba papa nyirarukundo azaza muri ubu bukwe njyewe ntabwo nzazamo kinisha no koko ubimenye ubu sereka nkubaze azicara hano nanjye nicare hariya hanyuma tujye turebana uzamurebe ndumva ibintu byose noneho ari amahoro ubundi ikica ibintu ni ukwihagarara urirata ko twemera ikosa iyo uciye bugufi ibintu byose birakunda burya n'ingo zisenyuka haba habayeho kutubahana no kudaca bugufi nicyo kizisenya nta kintu nayo wemeye ukikuramo ndigabo ukumva ko uwo mubana nawe ari umuntu ibyo uvuze ni ukuri uko niko kuri buriya mu buzima nanga umuntu utemera ikosa niryo kosa rya mbere riba buri ikintu bita kuba intagondwa nicyo kintu cya mbere gisenya urugo ariko iyo umuntu yemera ikosa agaca bugufi nta muntu utababarirwa njye ntago nabyongera sinshobora Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze ibubakire mukomeze mugubwe neza abana banyu mubakuze neza dore mwokabyara mwebwe mufite abana bakiri batoya ni mubareberere bamaje kuba abasore n'abasore ariko burya barebera kuri mwebwe ese wagize ngo buriya kira urukundo afukunda umugore we n'ibiki byose si twebwe yarebeyeho yarebeye kuri famille kuko uko ababyeyi babanye nibwo burera abana babyirukana cyane ariko buriya ntabwo uzi ikintu kinshimisha kuba nsanze noneho urimo guseka naragusize urimo kuri ntabwo Imana yakwemera ko nkora ndi kuko njye nayo turaziranye buriya natashye numva ahubwo ari njye ufite agahinda kukurusha nta muntu wankora mu bwongo ngo Imana iceceke yewe noneho uranyemeje ni ukuvuga ngo wowe nayo njye nayo turaziranye uravuga bigakoreka ariko wari wajya hamwe njya numva bajya gusengera bavuga ngo ni kanyarira ariya mukobwa ashobora kuba ari gato cyane niba ngo yakuroze kandi nanjye nabiye kandi ubuyobozi buvuga ngo buraryoha nyine biryoshye nk'aho harimo ikindi kintu utamenya icyo ari cyo nta burimo akaba yapfuye mbere reka numva yashize isaha n'igice mbiriye kandi nta kintu kimwe ndi kumva isimbi cyangwa akampa byanjye mbere uyu byashize musura akabyiri nk'uburozi niba ibintu bisobanuye kuriya isimbi ugira nkongi ukuntu twagiye dukubitanira mu tuntu twinshi cyane tw'utuguni akifata akaza ngo kubera ko nagiye ngo ntariye
twanabishwaniye ngo gute umuntu ngo akuye mushitsi ngo akarara ngo agenda atariye bro tamate yagiye njyana ahita agenda ndekera utaruzi yasha amafaranga ye Isimbi uyu munsi ashobora kuba yabyukiye iburyo atari kumwe bisanzwe ubundi iby'uburozi byari joke ariko ntabwo nuko isinzi wa nimba wenda cyaka yaba yagiye gusenga batangiye kumubwira ati tware neza ntawe arantunguye ariko abakumva ko azi guteka bro ibi no urukwavu aziyemera ko zibiruka ibi biryo biryoshye pe ure ntawe ubura neza nzamushimira ariko azanakwigisha guteka kuko wendusha se uve mu tuntu tuzi twawe n'izo kawunga kuba nzi guteka kawunga n'ibyishimbo biramagije ibindi ibyo biryo bindi umugore azabiteke aho reka njye nkwibariza ujye menya ko ari rukundo manza wumve ari rukundo ari nyarukundo uriya ni se kandi ni amaraso yacu urikumva mu gihe turi kumwamagana ubwo nabo bana n'ubundi nabo twagakoye kuwamagana niba ari se urabinyibutsa uratekereza ko ngewe ntabizi ndabizi ko ari se ariko ntago agomba kuza mu bukwe nta nubwo wagombaga kumutumira warakemutse kumutumira ikibazo ni iki ngo nuko mukanye amasinde ikibazo ni iki azaza mu niyunge kutumira umwanzi wanjye umugabo twatandukanye tutakibana tutagicana umuntu byaranye bwa mbere akujya mu maguru bwa kabiri agutenda inda mwaryamye nk'inshuro zirenga n'ijana Vare ibyo ntago bikureba izo nshuro ijana twaryamye nyuma y'izi ijana twaratandukanye ntago tukiryama urumva kano kanya arashaka no kureba abana be ntago ngewe nyicana uwaka nawe icyo mubwiye cyo ni kimwe ubukwe ni ubwanjye n'umugore wanjye abaye restaurant uvuze ati uyu muntu ntazaza ariko nshobora kumanza nkabizuminga wowe rero sinakubwiye ngo uzatumira abo ushaka nzatumira abo nshaka nimba mu by'ukuri ngize ukuri kugira umuntu w'umugabo nkanjye ntatumira mugenzi wanjye ngo ibi nibi ni ukubera ngo mushiki wanjye nturamva utari amakosa ntubona ibi bintu wakoze utangishije inama ngo nyikugire ubwire uko uzabigenza uriya ni umugabo wanjye ntabwo wagombaga kumutumira ni njye wagombaga kumutumira ubukwe ni ubwawe se karacyari kukubaza ubu abantu bose natumiye ubukwe ni ubwanjye ni inshuti z'umuryango urumva none se watumenye ngenda ndamutse mvuze ngo ntibazaza wagira ngo iki babare Vare ibi bintu ukoze uzabyicuza buretse ndaje nkwereka uwo ndi we sha